nitwa Gitego aka The Winner, nkaba ndi umuraperi w'umunyarwanda wabaga mu gihugu cy'Ubuhinde ku mpamvu z'amasomo. Gitego, uyu munsi wari wadusuye, ese ni iki gishya utuzaniye? Nta gishya gihambaye cyane uretse ko nyine indirimbo nshyashya. Iyo ndirimbo yitwa gute? Yitwa I Hate Love Story. I Hate Love Story. Ni ibiki uvugamo, wibanda ku ki cyane? Nibanda ku bizazane biba muri muhahise h'urukundo. Yagenda ntangamo n'ingero zitandukanye. Harimo ingero twumvisha utangamo, hari nk'aho ukomoza ku rukundo rwa Riderman na Sina, hari aho ukomoza ku rukundo rwa Safi na Knowless ndetse n'abandi batandukanye. Abo ngabo watubwira impamvu wifuje gushyiramo abantu nk'abo, impamvu wifuje kuririmba inkundo z'abo ngabo? Impamvu nta yindi, ntabwo nashyira ibyo birimo muri karitsiye, ntabwo baba bazi inkono, ariko kubera bari abasitari ni bagenzi banjye bo mu muziki, ntabwo ari ukubanga, ahubwo nabifashe nk'urugero nk'umwarimu ku rugero ruzi kugira ngo ugire ikintu umenya. Nabo bagiye bagira hahise urukundo rwabo akarangira ariko batameze neza. Nk'aho uririmba wenda urukundo rwa Riderman na Sina, uvuga ngo iki wenda kugira n'abantu babashe kubyumva? Mureke n'ikindi agacupa ndakigurira, hato ntakiri ko mbangamira, izo story z'amarabu sinzi ikijya gutera na Soni na Bonde barabanye baratamye. Riderman kokoriko n'amasina mu rukundo barambeshye ni nk'abandi. None amafoto bariye uba ushaka kuvuga yuko wenda bataye umwanya w'ubusa, cyangwa hari indi message wowe ushaka kumvikanisha? Ariko biragaragara bafite amafoto menshi bajya bafotora, nawe nk'umunyamakuru urabizi, mu concert bagaragara ku mazi nka Knowless na Safi, iberi na Nasoni nawe no mu ndirimbo bari hari indirimbo bafitanye no mu byibuka. None twigarukiye wenda kuri iyo ndirimbo yawe, ni indirimbo nshyashya, imaze igihe kingana iki hanze? Urebye ntabwo ari icyumweru isohotse. Niyo ndirimbo ya mbere ukoze uvuye mu Buhinde? Niyo ndirimbo ya mbere ukoze uvuye mu Buhinde igiye hanze, ariko haracyari izindi kuko iri gukora cyane. Uri gukora cyane. Ese amashusho y'iyo ndirimbo yawe azasohoka ryari? Kubera ataragera hanze ni vuba, ntabwo birenza ukwezi nayo atagiye hanze. None ni iki uteganyiriza n'abakunzi bawe? Wari uri gukora umuziki uba mu gihugu cy'Ubuhinde, ubu ngubu wageze mu Rwanda, ese ni iki uteganyiriza abazabasha kumva ibihangano byawe cyangwa se n'abasanzwe babyumva? Icyo muteganyiriza ari abari mu Buhinde, ari abari ahandi diaspora, kuko tubafanize benshi muri diaspora, n'abandi dushaka gukurura n'abandi bafana bakamenya mu Rwanda. Ndabateganyiriza gukora indirimbo nziza, ndabateganyiriza gukora indirimbo nyinshi, amashusho, dore nta ndirimbo z'amashusho nari mfite, ariko ubu ngubu noneho ngiye kubikora mbifashijwemo n'ama-studio amwe n'amwe, cyane cyane n'abanyamakuru n'abo hino cyane. Urumva yuko nyine ndateganyije byinshi, amakonseri kuyitabira. Uvuze yuko hari ibihangano byawe usanzwe ufite, watwibutsa zimwe mu ndirimbo zawe kugira n'abantu byibuze wenda babashe kuzishaka, niba cyangwa se babashe kuzisohora no ku maradiyo niba ziriyo? Hari indirimbo zagize album yanjye nakoreye mu Buhinde launch yitwa Gospel Age. Hari indirimbo yitwa Urumamu nakoranye na Emmy, hari izo nakoranye na Nason, iyo nakoranye na Chari. Ni indirimbo nyinshi zigiye ziriho, Urumamu, Icuze, Imana Ibaho, wazisaba n'indirimbo ukazibona. Sawa, urakoze cyane. Keretse wenda niba hari irindi jambo wifuza ko watubwira? Icyo nababwira ni uko fans banjye bagize groupe bafite izina ry'aba Winners. Abafana bawe bitwa aba Winners? Aba Winners. Urakoze cyane. Urakoze cyane.